arimo aranduranya nka corona waretse nkamugosubiriza urimo uranduranya nka corona kuki mudashaka akazi urimo uranduranya nka corona uzutese ko ntako dufite unosoma kuri cyangwa saa yino abantu urubyiruko babicanga bakomeza wenda niyo diru yo gushaka akazi ngo tukabona ni diru none ntajye ibintu byose mwabigize diru sho ariko se muri rwaretse kumirika nimba wumva ubabaye akazi mugira nimba wumva ubabaye wakadushakira mwagashatse se mwebwe mwicaye mukora iki leta izakadushakira abantu ariko se uramirikira iki nakugize uramirikira iki nakugize ariko ubundi bitabyawe naho ubundi nzi mwakabaye murimo kumva ibintu mbabwira ibintu by'umuganda ubundi ni twebwe imbaraga z'igihugu nitwe rubyiruko ibyo bintu uri kumwira urimo uramurogosha ubwonko wawe umuganda ufite bene we urumva aha ngaha turi mu kabari umva mwanzanira biwani na faranga nkawe umuntu w'umugabo uzi ko ubundi nta museriveri uba aha ngaha ukwiye kurwanya umuganda ko umva rero twumvikana sibyo aha twaje kunywa ibindi tuze kubiganira wenda twagize ariko nta n'imiganda siko nta bitekerezo ariko nahereka imbumva numva ibintu fisa ari kuvuga yende turabyikoreka reka mbabwire sibyo ni mwiza kabisa deja wenda niba mutumva igitekerezo cyanjye ngereka ntahe ejo mfite gahunda y'umuganda ndiri kunywa fanta ntabwo twaganira ngo andi munsi ndabona inzoga rwose uretse gato mbanze ngira icyo mwibariza nemeye kugendana nawe rwose kandi unsubiza ibintu ngiye kukubaza ubundi ubwonko bwawe barabufashe babwomeka kuri leta kukunuza ku gihugu kugira ngo ujye ukora umuganda ngo ukangurire abaturage gukora umuganda buriya rero nziza reka mubwire ibintu urimo kuvuga ntabwo uramenya ko ari wowe nyungu y'igihugu ibi byose ubona aya mazu y'imihanda myiza ni imbaraga z'abaturage b'igihugu kandi nawe uriwe gute ushobora kumva ko ibikorwa remezo by'igihugu utabikora kanigendera njye ejo mfite umuganda niba mutabyumva umva nkubwire mani garukano ubu ni gute bidashobora kumva yuko twakora ibikorwa bifite umwana wawe ko nagutanze ahantu waje mwana tukanywa kagacupa mwana nasanze bano batike bahageze bandi wowe uri heza banguka mwana ibintu urimo ni ibiki wawe icupa ryaryoshye ntabwo uri kuza ibintu urimo ni ibiki kweli dusange ahantu murimo no guhamagaza kirenga noneho nawe aje hano rega ubu ngubu mugiye kurikesha nje niyemeje ma reka mbabwire niba mutarabasha kumva yuko ibikorwa by'igihugu dushobora kubikora tukagira uruhare nk'urubyiruko sindi kumwe ariko nyumva nkubwire ikintu ibyo bintu ntabwo ari sabo umva nziza nkubwira ibintu fisi yavugaga ni ibintu byumvikana umuganda rwose iyo dukoze umuganda tugira imihanda isa neza tukagira amashuri muri rusange nyine umuganda ni ugukorera igihugu sinzi rero impamvu mutabyumva njye rero ndabona tutari bukomeze gusangira uyu munsi nanjye ngiye gutaha rwose kugira ngo mu gitondo mbone uko nanjye njya gukora umuganda nawe se by'inzoga ndabigabanyije nawe se witabiriye babaforomase mu nziza ntabwo ari ukuduforomata mu mutwe ni ugukorera igihugu ahubwo nanjye kamasezere ngende igihugu n'ubu ndi kugikorera bareke bagende mwaburira baba bavuga ibikima sibikama mwazi kuhema aho mbaza aho byatse banywa koka ubundi umuntu yanywa koka akagira ubwenge buzima umuntu yanywa koka akira akora aze twinywera ubundi kamureke semana ko naherutse uhamagara kirenga mbona atarahagera yaheze hehe semana yaravuze ngo afashe akamoto ngaraje waba utegereje cyangwa ukamureba inyuma ukareba oya reka murebe man reka murebe muhamagara mubaze ahantu ageze reka muhamagare ndaje gato ndaje ese kirenga atari kuza kandi ubona icupa rishize tubigenza gute kandi amafaranga ngiye ikibazo nicyo kunywa se ese kirenga uriya mutipe se ubundi wamugana ko yatinze kuza ariko dushobora no kwimuka tukajya kunywera ahantu ujya kunywera ahandi ntarebe sibyo tugende ntari turabarangira ajyayo ntabwo nasiba yewe nta kibazo tugenda uyu munsi ko ndeba abaturage bacu bateze kuza mu muganda ubu barawitabira ntabwo byoroshye ariko reka gerageze mubagarire ariko nabona bamwe batangiye kuza reka tubarebe muze baze bakorere hano nimuze tujye hafi nimuze muranguke bwakeye umuganda wabereye hano bitereye muze turakora hepfo y'icyatsi muze mwitwaje ibishyuye n'imyenda
mwihute n'abapapa ntimuzibagiwe turi gukorera hano cya muganda w'uyu munsi noneho muze namwe muze mu muganda uyu munsi turakora ahantu dukunda gukorera inama banakurorera ibiti duturagurira hano hepfo y'umudugudu niho nuba twatangira muze mwitwaje reka dutangire aya masake muyarunde yangiza ibidukikije mugende muyarunde ari byo byiza ariko mujya mubona ukuntu gukorera igihugu ari byiza umuganda rwose ni mwiza cyane sinzi niba muba mubibona ukuntu igihugu cyacu kiba gisa neza ariko muyobozi njye ntabwo ndi bugumye gukora umuganda hari abantu ntareba hano mu mukorere dufitemo abantu bakangaye bari hano abo bantu ni bande ntabwo nongera gukora batanu abo bantu rero b'urubyiruko nziza ntawe uri hano reka mbaze mbakubwire nziza ntawe uri hano atembera imidugudu yego koko ntawe uhari kabandika yenda ntawe uhari abo bantu rero nongera gukora n'umuganda bose dukora umuganda ariko bagira abo bantu b'urubyiruko mudufashe tujyane abasigaye babe bakora tujyane nongera gukora ibipande by'umuganda muze tugende twanze turuzane turabazana kabisa ariko dufite umugabo witwa Francois muri uyu mudugudu rusarimo umugabo nawe yarananiranye sinzi niba arimo pe sinzi niba arimo kabisa nziza nziza sohoka sha sohoka tujye mu muganda umuganda si bikigenda ibwo nyikandi bungana ngwino tuvugane gato nta kibazo ngwino tuvugane gato umuntu abatarambika n'umusaya mwe mugakangura umuntu yiryamiye ariko kukumva numva ba witonganya abandi bari mu muganda uri aho ngaho mubiki se mubiki muri aho amakuru yanyu zo ko nyinjirira mu nzu umva ukuntu gahunda imeze ubu tugiye mu muganda umuganda w'ibikise mayenge ntabwo njya mu muganda n'urubyiruko dufite nkawe utumariye iki kwera abandi bari mu muganda uri aho ngo nibwo utashye wari uri mu biki by'inyungu ariko se nziza nk'urubyiruko ntabwo uzi ko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi va ngwino tujye gukora igihugu cyacu cyakijyana iminota mike cyane ntabwo ngwino tujye kubikora ubikunze kandi ntacyo bitwaye tebuka rwose tujye gukorera igihugu mumurera mujyana mu miganda yanyu ntabwo nyambara rwose ntabwo njya mbyumva rwose igihe imiganda byumve ntacyo bitwaye rwose ntabwo bigutwara imbaraga nyinshi n'umuganda wajyana ikindi bakwihingira tujye ibintu bamukora ntacyo biba bitwaye tugendera igihugu rwose muribo bareba nka bariya bigira hino tubabaza impamvu bahagarika tubabaza aho barimo bazerekeza amasaha y'umuganda mwaramutse none ko mbona muri kwigendera nk'abatazi bo mujya uyu munsi ni kwa kangahe ntabwo umunsi ko ari umunsi w'umuganda tuba ko muri abadive ni iki ikitubwira ko muri abadive mutagiye ku muganda ni iki dusanzwe tugira n'amakarita ariko twayibagiye kubera ko twakiriye twari turi kwihuta ntabwo twabyize ntacyo twizeza ko mukora ku isabato muraza tugiye hamwe n'abandi mu mudugudu ubwo nibirangira murajya ku isabato yanyu gukora kibaranga nk'abadivantisite ndetse tukajya gusenga k'amasaha yadufasha ikibazo cyanyu kirakurikizwaho nyuma mbe mwicaye mukareka tukajya gusenga muze mube mwicaye hariya mugeze ku muganda urangira none se muyobozi naho tunyuze hirya hariya twabasobanurira babyumvise kandi ubuyobozi burakorana ikitubwira ko muri abadivantisite ni amakarita y'abadivantisite bitabonetse nuko muri bwicara umuganda warangira ibibazo byanyu tukabyigaho amakarita dufite ntabwo muri abadivantisite ibibazo byanyu birakurikizwaho mwicare rwose abaturage bo muri uyu mudugudu abadivantisite mumaze kwigira ubwigenge ntabwo tubona niba muri abadivantisite kuko nta makarita turi kubona ikibaranga ni igiki abaturage baje mukomeze umuganda abicaye hariya bageze ku muganda urangira yewe tugomba kufatanya twese ntabwo twe tureba ibikorwa
ntureba se aho isaha zigeze gusa inyigisho z'abana ziratangira ryari ntabwo bari kutwumva kandi abo haruguru babashije kutwumva abo hirya batwumvise bano ntabwo bari kutwumva ngiye guhora mutuza ngo njye gukora imigambi ubundi ni ariko ariko mukoresha umuganda ku ngufu mwebwe igihe muba mwarazanye mukanya gukorera igihugu ntabwo igihugu hari umunsi nagikora imiganda akabari se ubu niko wajya kuvuga gafite saa 12 ngitaha ngo miganda oya rwose byumve gukorera imiganda ibonera imihanda myiza amashuri meza byose ni umuganda so unyuramo tugerageza rwose igihe nakuganirije nkubwira yuko imbaraga z'igihugu nta buhoro cyangwa yego abo bantu ndabashaka mubanzane mubazane hari ibibazo byo cyangwa gukemura muri mubazane kandi ugasanga abaturage ntureba n'izo mbaraga use nk'uyu musore koko ukajya mu byama amasaha ukiryambaraga saa 12 mu nabatashye saa 12 sarasha umuganda ko ngombwa saa 12 none mu ariko kuwa muganda ariko bazajya bazana amakarita y'ubuyobozi bose mu bababari hato n'imana mu baretse ariko bazazana amakarita batababari batumye bagende mukaburira umudugudu wa Nyabugabo bose muzavuga batwabisha mudusengere baba amateraniro meza ntacyo rwose ariko ubutaha bajya bazana amakarita yabo bajye bayazana ndetse abantu bose bajya babona abadive wakoze urimo kwiteresha agakiza muramagari ariko reba imbaraga zose abantu bose bajya bavangura abadive tukava kubyemera gutya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka umuntu wese ajya abyuka akavuga ndi umudive muyobozi reka mubwire haracyabura umuntu bita Faranswa umuntu bitwa Kirenga bataraza nabo ntabwo ndi gukora nibibaho ugomba gukora bageze na Kirenga Nasoni umuntu w'umugore ufite ikihe kibazo ibyo birakureba kuko nawe wabaye iki uyebeye ko uyu musaruro urubyiruko ni bande ikihe kibazo uyebeye ko uyu musaruro ikihe kibazo genda urubyiruko ni bande urubyiruko ni bande araducitse nawe koko umuntu ufite urugo ukagenda ukajya kurara mu kabari rebera kwera reba abantu bari hariya bari mu muganda mwebwe mwaraye mu kabari izi saha muri mu muhanda hano mwaje mukora umuganda imbaraga ufite nizo gukora mujye mu muganda mujye mu muganda ndebera ukuntu ureba abanye rwose kunywa inzoga murakabije mureke tuye gukora umuganda dukora igihugu kirenga haguruka kurikira mugenzi wawe nawe ujye mu muganda